Shasisi umva wakoze kunzana hano hano uzigenda nukaga gusohoka niba gusohoka kera cyane ntabwo nikora reka ndagukora ese atanashi ndaza kukureba ukajya muri makeup ese ubundi ugiye he na ese umuntu wese witeye makeup aba afite agiye akazi nshinzwe hano uzi icyo akazi kanjye nshinzwe kurya nkoga nkaryama nkajya no muri telefone nakumva ndambiwe nkajya kureba film uko niko kazi ngira ikindi kandi mama yarambwiye ngo Mukamana aranuka buriya Mukamana aranuka njye ntabwo njya mwegera reba nk'iki kigore kabisa ubu nk'iki si gitubuzi kweli ikintu kimfata kishi uduhumbi cubagira ngo nutwabombo cyangiza kikambeshya gutya Karitasi gusa ukubibona bigenda gusa ukagira ngo ni ibikire kandi ari ibiteka mitwe gusa ahubwo sha ntaribagirwa hari akantu nakugeneye agakise ko kugushimira nyine wow sweetheart thanks kabisa umva thanks kabisa umva wajya ngo rusikore ntakubizwa Patro dore ngure aba yaguye agacubo akamongo Fred Arukuruta umukangura reka mugukangurire arukuruta umubyutsa Attention. Ese sheri kurimo kwitwara gutyo ntago wari umwumbuye ko nkukumburamo si bike kuko habaye iki kubera ko umwumbuye sigena naguhamagara ukanga no kunyitaba ubuse basi zo miti umwereza zura zibona ko nukamere gutyo baby bote sikabana vana amahamba aho ngaho se nta n'isoni we ngukunda se ngukundamo ibiki urabona njye umuntu yakundana n'umuntu nk'abo mubeshye gusa njye mubeshye sheri njye ntago nakubeshya urabizi njye numvaga ko nyuma y'ibyabaye byose wambabariye n'ukuri kwimanjye nanizi ko wambabariye n'ejo bundi nashatse kuza kukureba nsanga yo kakazamu kanyu kakamotse karansakuriza bya hatari ewana mpita nisubirirayo suzi na yanzira najyaga ncamo nsimbuka naje kuri aho nasanze nayo barayishe buse naza gute kukureba koko gute urabizi ndagukunda ubu se waza kujyayo wajyaga hehe kubunetse sebe mba numva amandazi yawe nariye nayaruka oya baby attention kabisa amandazi yanjye ushaka kuyaruka baby gira mu nzira nigende gira mu nzira nigende none se baby gira mu nzira nigende uretse kubanza tuvuga none se ushaka kuvugana nawe iki ushaka kugenda tutavuganye ushaka mvugana nawe iki sheri nukuri kw'Imana ubuse mpfukame kugira ubone ko nsabye imbabazi sheri wambabari gira mu nzira I'm sorry sheri mbabarira rwose baby nukuri kw'Imana winsigaye mbabari sheri I'm sorry mbabarira rwose sheri wambabariye ko mbabarira sheri wanjye sheri uko urashaka kunsiga hano koko baby ndagukunda urabizi mbabarira ntago bizongera sibyo
Yesu mayini nukuyoboye mayini ndumuntu kubwiye aha hantu kubizi ko nigeze makuru umugabo wamba bariye kuko umugabo wanjye umva please mbaba ejo ndaragwamagaye ngo ngusobanurire ndakubura umugabo wanjye umugabo wawe yampamagaye umugabo wawe niwe wampamagaye arambwira ngo ari kunshaka ubu nanjye mfite ubwoba bose ni icyo gushakira mwahuriye se muziranye ntabwo mwizi nyine ura ugiye kunkoraho wowe humura yera namvumbuye njye nanamwihakana njye namwihakana sheri humura Mayiko no bafite ubwoba ko ubu cyagiye kuri alimentation ntabwo yatubona humura yewe humura pe sibyo ko numvisha nampamagara nta mwishinya yari afite ntabwo nbyizeye ahubwo se ntunyemera ndakwemera urayizi ntunyemera humura yaranatubonye kirana mugenda umusazi reka wamwihakana humura pe sibyo sheri kambyizeye ahubwo se arahari matana bose bite fresh sawa asahabagaye n'iki ma sikuru umunyamujyi we mubizi se azi kutenzeho gatoya naringiye ariko ngwino ngwino tuvugane matanaje zana ko gatebe hano kwambukanza sendo basigaye bahenda kweli akara nta magana abiri uko kwambukanza abasenzi koko amakara ubu ni amagana abiri ha Kigali koko ibi ko nta kundi ibintu rwose birakomeye tuzabikora uko byagenda kose uko byagenda kose cyaro cyo ni hatari kecuru arahamagara telefone byakomeye dore ziravuga reka kubiteho ko bazavuga sha ko umuntu cyamenekera muzikora ko yasimye umusenzi ko atambwiye ariko utambwiye shaka imbabura yazimye gutya kandi wowe nawe sinzi ibyawe kabisa baba umujyi rwose urarenze ubundi mu cyari wacu ko nabonaga kwa Rutamiza abiri mama yagiraga gutya yabura umuriro ajya guterekaho bakamutiza iziko iyo ni ibiki koko abanyakigali ni uko bateye kanjye gutera ndebe Hello? Yes, mama Kofi. Umva. Genda ndabona ibyanjye nta mugisha urimo na gato. Umva ko rwose mana papa Tanasha ntajya nkubita ariko none uyu munsi ni nkurengungaye. Sinzi ikintu umva. Ikintu cyari bunkorere nzi nizeye kuko nticyabura. Ari buntu nkikishe essence umva. Ivu ryanjye azarifumbiza amacunga yewe. Boya mbabara none ubu nta cyizere nyifitiye. Umva nkubwire ngiye kujya kwishyiga nabibonye. Bicaye hanze bari muri jaride. Kandi ndi kubona banyeganyeza uburyo bari kuganira. Bafitanye deal ikomeye. Nagerageje no guhengereza ndi guhengeza ariko kugira ngo numve amajwi yayo ikintu bavuga byanze. Sinzi nyine umva mbabarira nabuze iyo nerekeza umutima wanjye nturi hamwe. Erega nta kintu mbwira
mfashwe na diyari itunguranye igifu kirangije kirimo kirazisya wagira ngo kirazisya ibigori bari hanze bari kuvuga ariko ikintu cyose umva ndashirwa ari uko menya icyamuzanye ndahita mukatira rimwe bitaba bimwe byose ndahita by'umwaka nta bintu byinshi ndakubwira ukuntu byagenze turasubira unaca kamuzangana buri make koma cyane ugiye kumvugana kubera ko umuntu abuze umuriro koko kamanze tuvane ibi ngibi